ko dutangiye black pills ko filime tuyitangiye bwira who are you ndinde You shouldn't have dug me up. ntabwo wakabaye wantaburuye. You shouldn't have dug me up. Ntabwo wakabaye wantaburuye. I shouldn't have done. Ntabwo nakabaye nagutaburuye kwa nandaje. I mean, none of this makes any sense. I mean, ibintu rwose turimo ntabwo byumvikana. Maybe he missed. Maybe. Sinzi niba yanazwaza ntabwo bisobanutse rwose. Isn't my time? Maybe I was destined for something great. Wenda wasanga wenda n'ikimana yaneganyirije atumye napfa sinasobanukirwa. I don't know. Nanjye sinzi rwose aho nerekeza n'ingerezo cyanjye. Something great. Umva wasanga Imana igutegereza ibyiza imbere rero ariyo mpamvu utapfuye. Bani neganyiriza ibyiza. Yeah, something great. Rwose ni ikintu cyiza byanga byakunda. I don't know, something better. Wasanga ni ikintu kirenze ibindi rwose. I mean, yeah, I've been dodged dead for a... Rwose sinzi impamvu mwe urupfu. Very... Ndategaye nuko filime igenze bahitaga rya zina ryayo SKINFORD Death Sentence ya da Premier Sakara mwumvaga kuva muri GT Business Group abaje mwakoze kuzamura beho ndabakunda cyane nimuti kuzikurikira ndacyari we Samano hasta la vista aya ndabakunda cyane